twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambiriye n'umunezero mwinshi pe. Muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambiriye. Ubukwe bwatangiriye mu murima wa Edeni, Imana irema Adamu na Eva. Burakomeza hitwikana i Galilaya, kandi buzakomeza mw'isi nshya n'umunezero mwinshi pe. Muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambiriye n'umunezero mwinshi pe. Muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambiriye. Adamu niwe wabanje kuremwa mbere ya Eva, ariko ntabwo yari yishimye. Imana yitegereje Adamu ibona atari byiza, imusinziriza akanya gato. Adamu agira ibyishimo kuva uwo munsi, maze arakunda araseka n'umunezero mwinshi pe. Muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambiriye n'umunezero mwinshi pe. Muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya